Muri chapitre y'umunsi ngiye kugaruka ku bijyanye n'ibimonyo. Ibimonyo burya twabyigiraho amasomo menshi y'ubuzima, ariko hari amasomo nk'abiri y'ingenzi abantu bakwiye kwigira ku bimonyo. Icya mbere, iyo uvuze ibimonyo nk'abantu basomye Bibiliya bahita bumva ko isomo rya mbere twakwigira ku bimonyo ari ukugira umwete. Ibimonyo ntabwo bigira ubunebwe. Muzasome mu Migani 6:6. Imigani igice cya 6 umurongo wa 6. Haravuga ngo wa munyabute we sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu cyi kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Utihenga nsinzire gato niwuheture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko nguko ubukene rero buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Aya ni amagambo ari mu Migani igice cya 6 umurongo wa 6. Muri make ubuzima bw'ikimonyo butwigisha kutaba abanebwe. Ariko nanone ubuzima bw'ibimonyo hari aho bwenda kumera nk'ubuzima bw'umuntu. Ibimonyo nabyo bibaho mu hazaza cyane nk'umuntu kurusha uko bibaho none. Ibimonyo bihora biteganyiriza ejo hazaza. Umuntu niwe urundarunda iby'isi nk'ahazabaho iteka ryose. Ni bya bindi nababwiraga ubushize mu myaka 100 iri imbere, ubwo ni nko mu mwaka w'ibihumbi 2123. Umuntu wese uriho none ahangaha azaba ashyinguye mu gitaka, abandi baratwitswe wenda kuri babandi batwika imirambo. Muri make nta nshuti yawe cyangwa se umuntu wo mu muryango wawe n'umwe uriho ubu ngubu uzaba ukiriho mu mwaka w'ibihumbi 2123, mu myaka 100 iri imbere. Ahenshi abantu utazigera unamenya kubera ko uzaba warapfuye nibo bazaba batuye mu nzu yawe nziza wakoze ubutaruhuka ngo ubashe kuyubaka. Undi muntu runaka azaba atunze ibizaba bisigaye mu byo waruhiye byose, bizaba bitarangiritse mu mitungo yawe, bizaba biri mu maboko atari ayawe. Muri make abadukomokaho ubuvivi cyangwa ubuvivure bwacu bazaba baratwibagiwe nk'uko natwe tutibuka basogokuruza bacu. Nyuma yo gupfa kwacu twibukwa imyaka mike cyane, ubundi tukibagirana nk'aho tutigeze tubaho. Hagasigara amafoto nayo akagenda azimira kugeza igihe nta muntu uzaba ukitwibuka. Uramutse utekereje kuri iki kintu wahita ubona ubuzima mu ishusho itandukanye n'uko wari usanzwe ububona. Usigara ubona ko byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, wa mugani w'umubwiriza. Iyo ubitekereje gutyo uhita ubona ko nka 90% by'ibiguhangayikisha ari ubusa. Uhita uhitamo kubaho byuzuye kubera ko n'ubundi byo wamaranira byose kuri iyi si ni ubusa gusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Biratangaje rero uburyo abantu bamara imyaka y'ubuzima bwabo bwose biruka ku bintu nk'aho bazabaho iteka ryose. Bamwe bakicana, bakibagirwa ikintu gikomeye aricyo cyitwa kubaho. Imitungo ku ruhande rumwe igaragara nk'abaringa, amafaranga ku ruhande rumwe agaragara nk'abaringa. Hari igihe bitubuza ibyishimo bya nyabyo kubwo guhora tubyiruka inyuma, kandi tukabyiruka inyuma nk'aho tuzabaho iteka ryose. Wakwibaza uti ni amafaranga angahe yatuma ubaho unezerewe? Gukorera amafaranga ukageza ubwo ubura umwanya wo kuyakoresha ubwabyo ni ikibazo. Abantu benshi b'abakire iyo bari hafi gupfa nicyo kintu bicuza mbere y'ibindi byose. Yakorere yego, ariko wibuke no kuyabamo. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga twibagirwa kubaho, mu gihe mu rugamba rwo kubaho twibagirwa gukorera amafaranga ahubwo tukayakoresha. Abantu rero bashakisha iby'isi nk'aho bazabaho iteka ryose. N'ibimonyo rero niko bimeze. Nicyo kintu bimonyo bihuriraho n'umuntu, ariko aho bitandukaniye n'umuntu nuko byo bitikubira, byo bihunikira hamwe, mu gihe umuntu we ahunika wenyine. Ni niyo mpamvu bamwe bakire cyane abandi bagakena cyane, ariko ku bimonyo byo irindi somo twabyigiraho, byo bihunikira hamwe, biranagendana, birasangira, bikorera hamwe. Ntabwo ari nk'umuntu wabaye nyamwigendaho. Ni nayo mpamvu burya yihishemo gukozanyaho imitwe cya gihe ibimonyo bihura. Iryo somo naryo twigeze no kurigarukaho. Ibi ntabwo biba ku bimonyo gusa, nta no biba ku nshishi gusa,
ahubwo biba ku dusimba twose turi mu muryango wazo, intozi, ibimonyo n'utundi. Burya ibimonyo kimwe n'utu dusimba twose tugira disipurine idasanzwe dukurikiza mu mibereho yatwo. Utu dusimba twatwigiraho isomo rikomeye cyane. Iyo ibimonyo byerekeza mu byerekezo bitandukanye bigomba gukoranaho. Ibi ngibi bifite ubusobanuro buhambaye twigeze no kubibona. Ubusobanuro bwa mbere no guhana amakuru y'umutekano, kubwirana ko nta byago benda bihari cyangwa se hari ibyago bikomeye muri ako gace. Nk'uko bigaragara hariho ikintu cyitwa hypothèse zigerageza gusobanura imyitwarire idasanzwe y'ibimonyo. Buri ikintu cyitwa ubuvandimwe no ku bantu ni ikintu gikomeye, ariko ku bimonyo byo bikaba akarusho. Kuri twebwe uwo wita umuvandimwe ni umuntu mubana bya hafi cyangwa se mufitanye isano, ariko ku bimonyo ntabwo ariko bimeze. Buri kimonyo cyose kiba kizi ko kigenzi cyacyo ari umuvandimwe, nibyo bita antihood. Ibimonyo bizi ko bigomba kubaho bibana hagati yabyo, bizi ko ubuzima buramba ari uko bifatanyije. Buri kimonyo kizi ko kugira ngo kibeho neza ari uko gituranye cyacyo nacyo kigomba kubaho neza. Ibimonyo bibaho gikomuniste. Icyari cyoroheje cy'ibimonyo cyangwa se umugina woroheje w'ibimonyo cyangwa icishi cyangwa intozi, ubamo ibimonyo birenga nk'ibihumbi n'ibihumbi. Ibimonyo rero ntabwo bishobora kubona igihe kinini cy'ubuzima bwabyo bikimara mu mwijima. Ibimonyo rero bihana amakuru y'uko umutekano umeze bikoranyeho. Iyo mpamvu iyo ikimonyo gihuye na kigenzi cyacyo bigomba gusomana. Bigenda kandi ku murongo umwe kugira ngo hatagira ikiyoba, kubera ko nyine ntabwo bibona. Gukoranaho rero ni uburyo bwo guhana amakuru, kumva n'impumuro ngo byumve ko bituruka hamwe, biba mu mugina umwe. Burya bigira systeme ihambaye cyane yo kumva impumuro. Aho ikimonyo kimwe kiri, iyo cyumvise kigenzi cyacyo gihita kimenya amakuru ahambaye ajyanye n'uko agace kifashe, ajyanye n'aho gikomoka n'ibindi bitandukanye. Ibimonyo rero bibiri bihuye bikumva ntabwo bituruka hamwe, hari n'igihe bita bihindura amerekezo bigasubira inyuma byirukanka. Ni uguhana amakuru rero kuriya gusomana kw'ibimonyo. Ikindi burya hazamo n'akantu ko kubanamo. Ibimonyo bifite ukuntu bibana mu buryo butangaje. Iri naryo ni isomo rikomeye abantu bakwigira ku bimonyo. Ibimonyo bizi ko niba kimwe muri byo gishonje kizateza akaga ibindi bimonyo. Niba kimwe kidafite ibyo kurya kizasenyera kigenzi cyacyo. Iyo bihuye rero kuriya binasomanamo cyangwa bikoranaho, hari igihe batari uguhana amakuru gusa, ahubwo biri guhererekanya wenda ibyo kurya. Ibi bitunga bishobora gukoresha ikibuno ku kibuno cyangwa se umunwa ku munwa bihererekanya ibyo kurya. Ni inshingano za buri kimonyo gutunga kigenzi cyacyo. Mu gusomana rero kimwe gishobora gusaba ikindi kimonyo ibyo kurya. Bifite ukuntu nyine bibika ibibitunga ku buryo bishobora kubisaranganya na bigenzi byabyo. Hari n'ibyo bita trophylaxis, ni system ikoreshwa n'udukoko nk'inshishi, intozi, ibimonyo n'ibindi bimeze nkabyo. Umuntu yabyita nk'umwitozo wo kugabana, kwimurira ibiryo ku munyamuryango umwe bikajya ku wundi munyamuryango ugizwe nyine n'ibyo bimonyo cyangwa se n'ubwo bwoko bw'utwo dusimba. Mu ruziga rw'ibimonyo uyu ni umwitozo w'ubushuti unahabwa agaciro cyane mu bimonyo kurusha uko byahura bihana amakuru. Ibimonyo byamenye kera ko iyo ikimonyo gishonje kizatera ikindi bibazo. Iyo rero kimwe kibonye ibiryo byo kubika, iyo gihuye n'igishonje kirabimenya byombi rero bigafatanya umunwa, igifite kigaha ikidafite. Muri make amakuru ikimonyo gikura kuri kigenzi cyacyo anyura mu kumva impumuro. Ibimonyo burya bigira uduce bibamo, bigira koloni. Koloni y'ibimonyo iba ifite impumuro yihariye. Iyi mpumuro rero idasanzwe ni ukubera wenda kuvanga za feromone. Feromone ni ibinyabutabire zihuriraho. Ibi rero bifasha cyane gutandukanya inshuti n'umwanzi. Ubu buryo bwa feromone nabwo bukoreshwa mu gusobanukirwa uko agace zirimo kifashe. Akenshi ni ibinyabutabire nyine bibigena. Gukoraho rero ubu buryo buteye imbere ku bintu bito nk'ibimonyo. Niba ikimonyo cyabonye nk'ikintu cy'ingirakamaro aho gituye, kizasubira inyuma mu cyari. Iyo rero ikimonyo gisubiye inyuma, hari uburyo gikoresha biriya binyabutabire bya feromone, cyamara kugera mu mugina kigahura n'ibindi bimonyo, hanyuma ibimonyo bigahuza antene zabyo kugira ngo bihabwe amakuru na cya kindi cyavumbuye icyo kintu cyo kurya.
niba icyo kintu kiribwa, ikimonyo gishobora gutwara igice cyacyo mu kanwa, hanyuma kigashyira bigenzi byacyo kugira ngo byumve uburyohe bw'icyo kintu, noneho bigatonda umurongo bikajya kurya biri kumwe, nta kimonyo kirya cyonyine. Ubwabyo ni ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ikimonyo iyo kije kikavumbura nk'umuceri mu rugo iwawe, ntabwo gihita kiwurya, ahubwo gishobora gufataho nk'igice gitoya cy'umuceri kikawujyana mu mugina, kikajya kumvisha bigenzi byacyo ko uwo muceri umeze, bigahita bitonda umurongo bikagutera, bikaza zibaho rero gutwara umuceri cyangwa se kuwurya, bikajya guhunika, gutyo gutyo nyine muri bwa buryo bwabyo bwo kwizigama. Hanyuma ibimonyo nanone bikoresha ururimi rw'umubiri. Burya ikimonyo gishobora gukubita kigenzi cyacyo ku rwasaya, cyangwa se kikagisunika kugira ngo bihuze kumva uburyohe bw'ibiribwa, cyangwa se bibasha guhana amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakoreshejwe ururimi rw'umubiri. Hanyuma burya ibimonyo nabyo bigira ururimi, biranavugana hagati yabyo, bikoresha amaboko n'amaguru kugira ngo bikore ijwi, kandi bigakora amajwi atandukanye. Ayo majwi ntabwo umuntu yabasha kuyumva kubera ko aba avuga gake cyane, ariko ibyuma byabugenewe bibasha kuyumva. Gusa aya majwi ibindi bimonyo nabyo bibasha kuyumva neza neza n'icyo amajwi asobanura. Ku rugero, niba ikimonyo kivuye nko mu murongo kuriya biba bitonze umurongo, hari ibimenyetso gikora, ni ikimenyetso umuntu yakwita wenda cy'umubabaro kugira ngo kimenyeshe ibindi bimonyo aho giherereye. Mu bihe nk'ibi ngibi rero feromone, bya binyabutabire ntabwo bikoreshwa, kubera ko nta kuntu feromone yagera ku bindi bimonyo. Feromone ikora iyo biri kumwe, biri gusomana, bikaba byahana amakuru binyuze mu bunyabutabire. Ariko noneho ikimonyo kitari kumwe na kigenzi cyacyo ako kanya ngo bikoraneho, ni sisiteme ikomeye cyane. Biba bigenda ku nterano, ariko byose bifashe hasi. Iyi sisiteme rero ikabifasha kwihuta no gukomezanya hagati yabyo. Ntabwo bijya bihindura ubu buryo bikoresha mu kugenda, kubera ko butuma byihuta. Icyo bikora gusa wenda ni uguhindura ingano y'intambwe bitera. Ubutaha nubona nk'ikimonyo kigongana na kigenzi cyacyo, uzahita wibuka yuko biba biri guhana amakuru y'uburyo ako gace kifashe. Mu mibereho y'ibimonyo rero, ikiremwa muntu cyakwigiramo ibintu byinshi cyane. Burya iyo mugenzi wawe ashonje, niwe ushobora kuguteza akaga, ashobora kukwiba, ashobora kukugirira nabi n'ibindi bitandukanye, ashobora kukugirira nabi rwose. Kuri iyi si, imibereho mibi y'abakene iteza ibibazo n'abakire ubwabo. Abakire rero burya bagafashije abakene, ariko kubera wenda uburyo kamere yahindutse, kamere y'ubuzima yahindutse, birangira bamwe bakize, abandi ugasanga barakennye cyane by'indengakamere. Ibimonyo rero byo byabivumbuye kera, niyo mpamvu iyi sisiteme yabo ituma bibasha kubaho mu buryo bunezerewe, niba ariko umuntu yabivuga. Abakire ba mbere b'isi baramutse basaranganyije ibyo bafite byose, nta muntu wazongera kugira inzara. Dushobora kumara nk'imyaka 500 nta kibazo na kimwe turongera kugira mu isi kijyanye n'iby'ibiribwa, cyangwa se wenda imyaka 100 da. Ariko kubera kwikubira, bamwe barakira cyane nyine abandi bagakena. Ibimonyo rero byatubera isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Uwabajije ku bimonyo, nizere ko hari ikintu akuyemo.